Umushinga wacu wa Pi Network ugeze kuryoha. Iryavuzwe rero ngiri riratashye, bapiyona aho muri hose. Ndagira ngo mbabwire ngo mutangire muserebure kuko icyo twavunikiye ngiki cyagezweho. Njyewe rero ugiye kubagezaho aya makuru nk'uko bisanzwe ni Felix nkaho channel yo ni P Mining TV. Uyu munsi rero mbazaniye update ebyiri. Ni amatangazo twatangarijwe n'ikipe ya Core Team ndetse na nyir'umushinga. Update dufite rero ni izihe? Update turazisanga kuri Twitter. Ndagira ngo mbwire abapiyona mwese mujye mugerageza abantu mufite Twitter kujya kureba amakuru Pi Network yashyize hanze. Hanyuma rero amakuru ya mbere ngiye kubagezaho, update ya mbere tugiye kureba ngo ese abantu bari bataraverifiya phone number bigeze hehe. Uyu munsi rero ndagira ngo mbwire abantu mwese mutaraverifiya mwigurira agacupa kuko umushinga ukomeje kuryoha. Hanyuma update ya kabiri turareba icyo Pi Network idusaba muri iyi minsi isigaye kugira ngo Open Mainnet igerweho. Icyo usabwa rero ni ugukurikira witonze, wihutisha iyi video kugira ngo amakuru yose akubiyemo ubashe kuyamenya. Hanyuma rero wowe mushyashya kuri uyu muyoboro, kandi subscribe kandi no kunzogera kugira ngo aya makuru anyura kuri P Mining TV ajya kugereraho igihe. Nawe rero wamaze gukanda subscribe, washaringa bagenzi bacu kugira ngo amakuru ajye akomeza agere ku bapiyona benshi cyane muri rusange. Mbahaye ikaze. Hanyuma rero uyu munsi tugiye kureba ngo ese abantu bataraverifiya phone number byari byaranze. Murabizi ko muri iyi minsi kuverifiya phone number byari byaranze. Ese bigeze hehe? Nta kindi rero uri bukore ni ukujya muri profile yawe. Ukaza ahangaha. Uraza ahangaha nk'uko bisanzwe. Uze hano kuri twa turongo twacu dutatu hariya hejuru. Hanyuma ni warangiza uhafungure, uze hano kuri profile ahangaha. Nurangiza ufungure profile. Iyo ufunguye profile ikuzana kuri iyi dashboard. Murareba ni imyirondoro yacu. Duhita duhingukiraho. Hanyuma urazamura witonze. Abantu rero hano mutaraverifiya ahangaha mwebwe murasanga hano hatavivuye. Igihe hatarazaho V umenye yuko utaraverifiya, ariko twebwe twarangije kuverifiya. Hanyuma rero iyo utaraverifiya ahangaha n'ubundi uhasangaho handitseho verify. Hanyuma urakanda kuri verify maze uverifiye phone number, kandi ubikore byihuta cyane my friend, bikore byihuta cyane kuko wibuke yuko iyo utinze imibare yawe niko ikomeza kugenda ipfa. Uyu munsi rero ni nk'itangazo nari mbazaniye kugira ngo abapiyona benshi cyane mu buverifiye. Hanyuma ndagira ngo mbwire abapiyona, hari igihe ujya kuverifiya wenda wowe ntibikunde. Ntiwibwire yuko kuverifiya number bitarimo bikunda, ahubwo nuko wenda account yawe wenda hari ibyo batarayikemuramo. Ariko kuverifiya guhera uyu munsi kuzageza umunsi nanjye ntazi kuverifiya number birakunda. Mugerageza abapiyona mwese mugende mwebwe mutaraverifiya muverifiye, kandi mubikore vuba vuba kuko murareba yuko baduhaye deadline y'iminsi 20. Uyu munsi tugeze ku minsi 19 n'amasaha kugira ngo iminsi baduhaye ibirarangiye. Uko bwije rero nuko bukeye mumenye yuko iminsi igenda ivaho. Muverifiye bigishoboka.
hanyuma turakomeza tureba ngo indi update twabonye uyu munsi ni iyihe. Turaza hano kuri X, turebe ngo ese indi update dufite uyu munsi ni iyihe. Okay, iyo tuje kuri X tugera ahangaha, hanyuma update dufite uyu munsi murayireba ni iyi ngiyi, ni update twahawe na Pi Network. Iyi update imazeho amasaha 12 ngaya hano, amasaha 12 niho batangaje rino tangazo. Hanyuma rero rino tangazo riravuga ngo iki, risobanuye iki? Batubwiye Pi Network niyo yatugejejeho rino tangazo. Pi Core Team niyo yasinye kuri iri tangazo. Reka turebe ko tubigenza, hanyuma tuvuge ngo batubwiye ngo how can the Pi community prepare for open network? How can the Pi community prepare for open network? Reka turebe twitonze. Hano batubwiye ngo how can the Pi community prepare the open network? Aha rero iyo bavuze community, abantu benshi batangira kuvuga ngo ni iby'abayobozi. Iyo hajemo community, wumve yuko ari buri mupiyona wese uri mu mushinga wacu wa Pi Network. Hanyuma rero batubwiye ngo turasabwa gutegura open network. Turasabwa gutegura open network kugira ngo tugere kuri open network nk'uko byateguwe. Hanyuma rero tugiye kureba amatangazo, bagiye batugenera amatangazo atandukanye. Bageneye amatangazo abapiyona, bagenera amatangazo abamarishandi, bagenera amatangazo abadeveloper. Hanyuma rero duhereye ku bapiyona, ni irihe tangazo ribagenewe? Abapionas should complete any migrated requirement in addition to pass KYC to migrate to mainnet, and should not only complete KYC and mainnet migration themselves but also encourage their network to migrate their balance and engage with Pi utilities. Yes. Hanyuma hano birumvikana nk'abapiyona itangazo baduhaye. Batubwiye yuko nk'abapiyona ntago bihagije gupasinga KYC ngo uvuge yuko ibyo usabwa wabirangije. Nta nubwo nimba wakoze migration ngo uvuge yuko ibyawe byakemutse. Nimba rero ibyo byose warabikoze, urasabwa gushishikariza cyangwa gufasha abantu bakiri mu bibazo bya KYC ndetse na migration. Hano bongeye kutwibutsa gufasha abo twatumiye mu mushinga wacu kugira ngo nabo barangize ibibazo bya KYC ndetse na ziriya step uko ari 9 kugira ngo bagere kuri migration. Ubu nibwo butumwa bugenewe abapiyona. Abapiyona mwese rero mugerageze uko mushoboye, mufatanye, mwegere abarifero banyu, mwegere security cycle banyu kugira ngo tugere kuri open mainnet my friend. Hanyuma turagenda turengo ese abamarishandi bo bagenewe iki? Merchant should integrate Pi and explore various ways to selling their product in local and online commercial via Pi ecosystem. Birumvikana rero hano naho nk'abacuruzi bagenewe itangazo rigiye gutuma Pi yacu igira agaciro. Bababwiye ngo abamarishandi cyangwa abacuruzi barasabwa gucuruza ibicuruzwa byabo mu masosiyete barimo ndetse no kuri za online, ariko bakagendera ku giciro gifasha ecosystem kugena agaciro ka Pi yacu. Hanyuma dukomeza turareba ngo aba developer bo icyo basabwa ni ikihe.
nk'aba-developer should put finish touched on their apps and apply to migrate their apps into mainnet when already. Abapyona rero muri rusange barasabwa gushyira imishinga yabo cyangwa ama-application yabo muri Pi network kandi bakabirangiza vuba kugira ngo igihe cya open mainnet kitazaducika. Ngaya amatangazo rero twahawe kuri uyu munsi, amatangazo arimo atwerekeza kuri open mainnet nk'uko twabisezeranyijwe na nyir'umushinga we ubwiwe. Aya matangazo rero twagerageje kubashyira mu rurimi buri muntu wese yisangamo akabasha kumva. Katumve ngo aya matangazo avuga iki. Okay. Dutegereze gatoya turebe ngo bimeze biti. Okay. Amatangazo yacu arasobanura iki? Hanyuma hano batubwiye ngo iki, badusezeranyije ngo iki, buri mupiyona wese ndagira ngo akurikire yitonze. Iyi poste ni y'ikigo cya Pi network cyerekana uburyo abitabiriye bashobora kwitegura gufungura urubuga rwa open network. Dore ibisobanuro mu Kinyarwanda. Abapyona bagomba kuzuza ibisabwa byose byo kwimukira muri mainnet. Ibi birimo no gutsinda isuzuma rya KYC. Ntibagomba gukurikirana gusa kwimuka ku giti cyabo, ahubwo bagomba no gushishikariza abo bayoboye kwimura no gushyira ibiceri byabo kuri mainnet. Aya makuru rero niyo nayimaze kubabwira nk'uko bisanzwe. Wowe nimba wararangije ibikorwa byawe ntago bivuze yuko ugiye kuryama ngo usinzire, ahubwo urasabwa gushishikariza n'abo watumiye mu mushinga wa Pi network. Bakomeje rero batubwira no ku bacuruzi. Abacuruzi nabo bagomba gushyira Pi mu bucuruzi bwabo bakoresheje uburyo butandukanye bwo kugurisha ibicuruzwa cyangwa serivisi mu buryo bw'igiceri cyangwa Pi. Bigakorwa rwa ecosystem yabo. Yes. Aya ni amakuru meza cyane akomeje gutuma abantu mwese mugira icyizere ndetse n'uburyo bwo kugera kuri open mainnet. Murumva rero umushinga wacu urimo uragenda utegura ibijyanye na open network. Hanyuma aba-developer bo barasabwa iki? Bagomba kurangiza gukora ama-application yabo kandi bakayinjiza mu buryo bukora neza muri mainnet. Yes rero ngaya makuru twagenewe muri uyu munsi, twagenewe n'umushinga wa Pi network. Umwanzuro rero, icyo gikorwa cya open mainnet kirategurwa kugira ngo abantu batandukanye bakomeze gukoresha Pi mu buryo bunoze. Ngaya makuru rero yacu twateguriwe uyu munsi kandi agiye kutugeza ahantu ho kwishimira nk'abapyona twese muri rusange. Hanyuma rero ndongeye kubashimira mwebwe kandi mbashishikariza umushinga wacu. Murakoze, mukomeze mugubwe neza.